Yes, katwasuze hano kuri Scott TV show, twasuje aho muhereye mwese. Aho bwije aho bukeye, toramukije ngo yambu. Twizere ko mumeze neza. Twebwe turashima Imana. Uyu munsi ni tariki zingahera? Tariki ya mbere. Kwezi kw'icumi 2025. Umwaka tugiye kurya. Babura amezi abiri. N'utatu tuzawurya. Ubundi abantu iyo umwaka urangiye bararira. Kubera ko imyaka yabo yo kubaho ibishize. Ibi kugabanuka. Abandi bakishima ngo turi muturangije umwaka. Nawe imyaka kiragenda. Kino kiganiro turagisharinga ahantu habiri, turagishira kuri Scott TV show no kuri INEZA Live TV. Kubera ko ibyo kuvuga abantu barabibuze. Ntabwo tubona ibyo tuvuga ngo dushiriwe n'ibyo turasharinga. Turamukije abanyamurenge bose ku isi, ukuye mu Tugara, abanyamasisi, abanyarwanda, abantu bose tuvuga ururimi rumwe. Turabasuhuje kandi turabiyegereje, tunabwira ngo intangiriro z'ukwezi kwa 10 nziza. Amahoro y'Imana akomeza abari na buri wese. Tunashimira umuntu ugira umutwaro wo mugenzi we, umuntu ugira muboro mugenzi we ubabaye nawe akababara, wishimye akishima. Bibiri tubwira ko mwishimane n'abishimye, murirane n'abari kurira, ariko twega turarira abandi bakaza bagaseka. Dunia iko hivyo. Bimeze bite wa? Turashima Imana, turakomeye. Twerukanye kubonana nko muri studio. Duherukana amezi nk'abiri ashize. Ariko mu mihanda turayihorana. Ubwo mwampaye ikiganiro kizana ibi virusi. Twari wagisengeye nanje nawe. Ariko twakiriye abantu bose turabakiriye kwa ujumura turabasuje mwese ngo nimwegere n'Imana ibaho umugisha. Nuko ikituzindiye rero ni kingiki, tuje kwiyama, kwihanangiriza, guha gasopo uwo ari we wese utinyuka gutuka ubwoko ubwo ari bwo bwose, cyane Abarwanashyaka. Nimba umuntu atuka ubwoko bwanyu ntukamumerere neza, nawe uzajya umutuka umusubize, ntugaceceke. Ariko cyane abanyamurenge turi mu bihe bigoye, turi mu bihe turi gushakamo kwikoramo imbaraga zifatika, ariko ugasanga bamwe muri twe bagiye kwishura abanyitubazi bamwe kugira ngo gukomora kuri Magashi munyewe wigize shano. Abanyamurenge nabo yigize korogo. Magashi wigize korogo, utinyuka gutuka Abarwanashyaka. YouTube ni nziza ifite amafaranga, ariko musheri wifatira content mu bwoko bw'abanyamurenge ubatu amplis Abarwanashyaka. Amakuru ahari buriya Magashi sinamurenganya. Uzi ko yarishuwe nyine ngo kandi amafaranga arazwi make yasha atari na menshi, amafaranga make cyane. Amafaranga waje muri restaurant ihenze Nairobi agashira cyangwa muri hotel ihenze ahantu ariho hose ukajya agashira cyane. Amafaranga atari $100 ngahe, amafaranga make cyane. Yari itoje bundi atuka twirwaneho, ashaka kwirema n'ibice, ariko afande yamushuje abibonye, yamushuje kandi kuntu yamubwiye ngo nta mwanya afite kuvugana na Magashi. Simfite umwanya, nta mwanya afite. Niko kuvuga ngo petit wowe cyari umwana nta mwana ukina n'ibere ryanjye. Iyo ucutse uraryubaha. Rero kuvuga ngo gutuka umuntu kuriya, izo ntambara nkunda kuzibona hagati ya Kenya na Tanzania. Uzubona abanyakenya bakunda kwibasira iyo bibasiye president uriya mudamu Suru. Uzubona ko abatanzania baza ku TikTok bakabasubiza ntawuzi ugahegwamo ngwini vita ya mudomo kandi baravukanaga bose cyane, bavuga ururimi rumwe, n'abavandimwe n'abaturanyi, baratemberana ibihugu imbibi. Ariko nimba hari ikintu cyambere kibaho kibi kuriya gutuka umuyobozi, utinyuka gatuka umuyobozi ni kosa, ukamwandarika. No gutinyuka gatuka ubwoko. Harabo nabonye bakoze garaje bavuga ngo ariko ngo ariko ngo abanyamurenge ari ubwoko butavumika cyane. Gutuka ubwoko ni nkuko wakwitora akavuga ngo ugiye gutuka abanyakenya ukamutangira ukavuga ngo abanyakenya ukina utya karakteri zabo nta kibazo ziberekere. Nizishake ubundi nta gihugu kigira umuco mubi, buri gihugu n'umuco wako. Ibyo twe dukunda abanyamurenge, Abanyarwanda shaka batabikunda
urumva imico yacu cyangwa abanyarwanda si by'abanyamurenge bakunda bivanye n'iki n'umuco aho warerewe aho wakuriwe twebwe wituziza uko umuco wacu usibye ko nabonye n'abanani bano bo mu karya n'ibandi binaha cyangwa bo mu Rwanda abanuza bari ab'Inyagatare abakonyine umukonyine ngo kugira ngo umukubite urushi aho kugira ngo ukubite inyana uwo mukubite urushi aho kugira ngo ukubite inka ihatse uwo mukubita uwo muvuna cyane ariko buriya reka mbabwire tuza dushaka amafaranga kuri YouTube mu nzira izo arizo zose ariko twirinde kuvogera ubwoko bw'aribwo bwose twirinde kuvogera igihugu icyo ari cyo cyose urumva cyane kubera ko tuzi umenya aho ejo bizagera twije kuri Magashi yibasire umugabo Abarwanashyaka si ukumwibasira Magashi ni telekomande bakoresheje ni robo bakoresheje bari bamwishuye ahubwo tuzakora part 2 tugaruke kuri sebayazanye nyiribayazanye watanze amafaranga kugira ngo uriya atutwe kugira ngo bamwambike isura mbi wari uzi ko uriya Michel ntabwo ajya atanga umusanzu nka famiye oya atanga umusanzu ku giti cye akaba na famiye n'umugore agatanga ni imisanzu ibiri iva mu rugo rumwe ahubwo barishoko ari 3 atanga ku giti ciwe nk'Abarwanashyaka umugore ku giti ciwe ndetse n'umuryango muri rusange ariko ukaza ugahabwa ifaranga ngo utuke Michel ngo kubera ko bakwishuye ngo umuvuge nabi umwangisha abantu urinde uzabana Michel agaburira mu minembwe imfubyi akazi agaburira buri munsi ku munsi nibyo bindi bajya bavuga ngo iryinyo ritari iryawe ryo kubabaza umusonga wundi ntuwumva buriya twebwe turi gusakuza gutya ariko abantu bababaye ni ababyeyi agaburira barapfuye Magashi abana bari hariya mu uraturuta mu myaka gutuka ubwoko si byiza gushaka kwinjira mu bitakureba turakubujije abanyamurenge bafite abavugizi twirwane bafite abavugizi MRDP muri rusange ureke kwita mu mata nk'isazi ese ubundi ko mwari kumwe ushize muganira uri kubona umuntu nyine ufite hakiri ndogo y'amakubu hari kumugana n'umuntu ukabona biri hanze hari kujagana n'umuntu ukumva nyine ibitekerezo byiwe n'inkibiza umwana wo muri gardienne kandi yiga kaminuza wowe mwaganiriye uburyo twaganiriye wabonye mu mutwe ari sawa Magashi uburyo twaganiriye buriya ntategura ahashitse nuko ikimujemo ni pro akamavuga nise uri kumva basi mu mutwe byibuza abaye nkokomera oya ije ikintu nawe uranyeganyega turakuba bare ko yakunyeganyega uranyeganyega nuko turakwihanangirije turashimira afande Rugabo wavuze ngo yagushuje MRDP cyangwa se twirwaneho afite gahunda y'umugozi umwe bari gukorera umugozi umwe naho ibyo kwiruga mupfunda uzi ko Rugabo yavuze ngo M23 na MRDP noneho AFC ni mumivuri aho twirwaneho cyangwa MRDP na M23 bugamyemo ni ukuvuga ngo AFC itwikiriye niyo ihuje M23 na MRDP ifite umuvugizi wayo ifite perezida wayo M23 departement zose M23 ifite perezida wayo n'umuvugizi wayo gutyo noneho akaba n'undi ukuriye ibyo byose urumva noneho byose akaba ari bikodona noneho Magashi ibyo byose uri umuvugizi wande muri ibyo byose uri gatumwa wa nani twamumenye ko dufaranga yaguhaye ucire birarura ntabwo watuka ubwoko ngo bivugwe neza uriye watwaye umutungo w'inuzi tuzomugarukaho birambuye muri part 2 turamufite tuko nabandi zako baba izo manyumba tuko nazo inkuru yawe twazifite izo manyumba tuko nazo izo mabanki tuko nazo turazizi dufite buri kimwe byawe tuzagugarukaho neza twari tuje guha onyo umuntu uwo ari wese ubwo uvogera ubwoko bwari bwo bwose aho wicaye utekereza umuntu wagutuka ariko turatinda n'ubwo ubona ngo ubwoko bwose turatinda cyane ko twebwe abanyamurenge twavogerewe n'uyu mugabo
utaradushatsemo tudafitanye umutungo tudafitanye kontara ntacyo dupfa nawe umuvandimwe yego ariko tuvuga ururimi rumwe kera aho ngaho ariko tugomba kubahana nuko ari abanyagwa abazungu bazanye imipaka ubundi imipaka ntiyari ikwiye kuba ngombwa wakabaye wumva ukeneye kuja muri Kongo ukamubwira nta ukamugenda ukeneye kuja aho ushike ukeneye kuja Canada ufite ubushobozi bwagutera iriya gahaze aho ntari yabo ntari yabo kuvuga ngo ibi ngibi byacu gurinjira ngo busiya ngo vizishe ku banyakenya ngo kidogo ngo bakubaze ngo ko watinze ngo winjire ku bagande ngo nuko imipaka n'abanyagwa bakorone bayizanye yari ikwiye ni nabo banazanye ibyo amacakubiri kuvuga ngo uyu nguyu ni umugande uyu ni umunyarwanda uyu ni umukongomani ngira ngo Afrika amaze kuba jenoside zitatu muri Afrika iya mbere Sudani Namibia ngira ngo Namibia no mu Rwanda ya 94 ya genocide ya 94 y'abatutsi muri Afrika amaze kuba jenoside zitatu urumva rero abazungu babona duri gusubira ubwira ngo ntambere ko ngo ntibayizi barayizi bana supporting abantu bayinyuma ni ukuvuga ngo rero bano bagica barusora mu nduru iyo babona turi gusubiranamo iyo bazabishima bakabona runaka umuganda n'umunyakenya bari kurwana kandi abavandimwe barishima ibintu byo kuvogera ubusugire bw'abandi bantu ntabwo ari byo turakwiyamye gasopo uve kuri Michel katumubwiyeho kuri Michel ni mu Rwanda katumubwiyeho gatoya Michel ibyo yakoze nikatazi arabizi ngwica akaze warya imboga yaritse imboga zigashobora mara gucumba arabizi reka kubaze kuragira ngo nzo yikora umuntu ugutuka ubundi dutukwa n'injiji zibiri hari ugutuka kubera ko aca mu rushisha akagutuka kubera wivu akaba n'undi ugutuka kubera ko wamuhaye indonke kugira ngo akamena kuvuga atanakuzi akakuvuga atakuzi ariko ndahamya ko kubera ko umutipe yigeze kubana na M23 iminsi myinshi cyane bari gukorana byose arabizi atazi gusa nuko nyine ari wamwobona ni abantu urya ntuhaga ariko byose arabizi Michel intambara itangira yarari mu minembwe no muri abice byose yarari arahazi yajaga mu ntambara kimwe n'abandi niwe sensibilije yavuye mu Amerika aja Canada aja muri niba atari Edmonton niba hehe muri Edukota y'Itugara maze aratunesha tugusha hasi Edmonton niho bene abona amasuzu bose bicaye neza maze akora sensibilisation kandi akurikana bagwa hasi akuri faranga ariko iciza cy'amafaranga menshi ngo si uyafata uyu mugabo ni yakora sensibilisation gutyo abashefu babo nibo bayafata bakayamuruburira bakazana raporo uburyo yagiye amafaranga yakiriwe nuko yakoze dufite paketu yo gukubita hababaza umuginga uriya muntu uriya dufite kugukubita hababaza twamenya ibyawe byose turabizi yandire bivuga ngo ntacayishwe kitagiye kumugaragara nandi bivuga ngo byaramenyekanye iyo ndirimbo ibyawe byaramenyekanye rero wowe umugabo party tuzaza tukavuga ibyawe ni wowe gusa nta wundi tuzaza turi kuvuga ni wowe kuvuga kugira ngo tureko byibuzume n'umusatsi umuntu iyo afite umusatsi byibuza aba kutekereza neza nayo ufite ikiwarata tekereza biba bikeya kuko ntabwo bibanza kudiringa bivuge ngo nuko turasoje twari dufite gusa kubwira Magashi yo attention wacana na Michel n'umugabo arakuruta n'umugabo yakubwira ngo Magashi va kuri YouTube cyanda ndagukorera na generale Makenga aramuzi ko ari mu Rwanashyaka aramuzi nafande yamuvuze jewe nasezera abantu banya kababwira ngo amahoro mu mutima n'amafaranga y'umufuka wowe usezeze uvuga gute iyo usezeze uvuga gute tumarega dutahe natunguye nawe uzamutungura reko jewe iyo ndangije aho ya urarangiza se kuragira imaze iyo soje zabwira abantu ko mbakunda mbazirikana kandi icyo nza nkunda kubabwira ngo muhahe muronke niko nza mbabwira muhahe muronke nicyo nza mbabwira naho ko bakunda turabakunda kandi tuzi ko mutuzirikana kandi natwe turatumva muza mutubwira ibitekerezo byanyu kandi nawe utakosubscribe INEZA LIVE TV mugende muhakande subscribe kuri TV show mugende muhakande twese turi bamwe mukandiraga ni free nta abakristo bayi neza ndabihanangirije mugende muhakoma kandi kuri TV show
muze no kwitakibazo ni n'abakristo biwanje mugende kwineza turi umuntu umwe turi inshuti kandi namwe turabazirikana ko mudukunda sawa reka tubashimire mwakoze kubana natwe ibihe byiza turabakunda cyane ukwezi kwiza kwa 10 kuzabera uko umugisha uko ibijiza mugende mwisuzume mwitekerezaho ibyo utageze uko rubikore turangiza abanyamurenge mbere mutanga imisanzu ngende mufasha abantu hari abantu nturyame muri etage wamumva ngo nundara warashitse uzaza urya ubona agashahara kinshi reka urinda ukarangiza utaratanga umusanzu buri karere gafite buri hantu hose hari umuntu wese ugomba gutanga umusanzu ugatanga ukohereza Rwanashaka wese agomba gutanga umusanzu kugira ngo baziramfubyi bari abapfakazi bari yaruguru bari abasaza bari abakecuru babone agakoma cyane sawa sawa ibihe byiza mwakoze cyane